umva ahubwo umuntu utarabona ko ari injiji niwe njiji kurusha hanyuma maze zikamwayo zitahanye niba nawe ubwa utarabibona ko ari injiji ni wowe turi gukorana ikiganiro uriyo nyuma ya vava hanyuma zikamwayo zitahanye kandi ibi bintu amakuru mfite nuko hari umuntu wamwohereje amadolari 1000 sibyo hari na yandi yose duhereye no kuri bya 20 bya supermanager ugateranyaho inka inkoko biki ihene ugateranyaho nibindi cyane numva ngo nibibweju nibiki the so called nkuhimba izina ngo the so called manager warandakariye ariko nararenganaga narakubonaga ko ufite inyungu mu wo wita umwana ariko inyungu utazashimwa none se ubu birangiye gute manager fa nabonye abwira nyina kwa kundi nabonye hariya mu cyakora mva social media ziragapfa hari ibyiza zazanye ariko ibibi zazanye nubwo ari byo bike birakomeretsa cyane umwana w'umukobwa w'imyaka 24 arifata akabwira nyina kuri w'umukecuru twubashye twese twafata nka mama utubyara isana afitanye na bamporiki biragaragaye bamporiki naravuga ati mama naramubwa ati mwana wati uri kumwe nande uri wenyine nkwibwirira kana ati ziraje zikwiyegereza ubundi zikurangiza inki none we kavuga ko atazagaruka muri Kigali kandi ndakubwiye ni iminsi 2 ndi buguhe gusa ntabwo iri burenge aragenda agereyo urumva namara kwicarana na nyina bakayaga uko byagenze nyina ari mu mubwira tuzi kurinjije koko atuwazanaga amafaranga urumva tukagura inkoko n'ihene manager we buriya usibye aramutse atagira ubwenge nawe sasa aramutse atagira ubwenge yamurekura none aguma muzirike kandi bagabanaga ari uzi kubona amafaranga hano i Kigali yizanye bakagabana bakaringanyiza amadolari 1000 akaza agahita afata 500 uzi kugira ngo ubone 500 ku kwezi hano mu mujyi icyo bisaba nako wowe urabizi kuko urayakenera ntago byoroshye utayakenera simba nicaya sibyo none we bagira gutya SMS kaza miliyoni kabirinjiye bagapasura gahita ashyira 500 hariya ku ruhande dose mvuga ko yabihimbahimbye nyine buretse ntabwo mwibuka ibitutsi mwanutse mbabwira ngo the so called manager nkongera ngo the so called bipapuro urabyibuka aho hantu ndabyibuka ntabwo nari impara ariko ibyo bintu byose mba mbireba mba ngeze Zambia ugenda mba ngeze Zambia so ntabwo azava Kigali uriya mukobwa byararangiye uriya finish byararangiye icyazaba cyo cyose azakibera i Kigali cyakora nyinagira amahirwe kuko uzajya mutuka wese azajya ahita amanuka urumva yego gusa nuko umanuka yagerayo bamubwira bati sabuni irashize ubundi mutarambona se ntabwo mwagumesaga ndetse ndigende ahita zinga igikapa zamuka yigarukire muri Kigali nuko bimeze gusa Imana yo mu ijuru uzamurinde batazamuterera indani Kigali oya se kandi nibwo bundi bwoba mfite kuko urumva rero mfite ubwoba yuko bazamuterera inda muri iyi mihanda ko biteye ubwoba Mana hagarika iki kintu kundi kukireba neza cyane cyihuse kuko bose ntabwo azababwira ngo ya niba utabizi kukimba mvuga ukabanza kungisha impaka kandi utabizi nta munyamakuru ufite imodoka none se umunyamakuru ntabwo yashobora gutera inda nkubwira abanyamakuru bafunze bazira gutera inda se kabavuze ko n'abanyamakuru bagiye kumutera inda kapasite ye ntabwo n'ubwenge bwe bucagase ntabwo byashobora kumva ko niyo mwakora amasezerano ameze gute ntabwo bwamwumvisha ko muri bugabane ahubwo we Dore IMBOGO uko ameze ayo yakoreye yose agomba kuyabona yarangiza kongeraho na wa mushahara mwasezeranye niko yabyumva ku rwego rwe
ntabwo yumva ukuntu yirwa hariya ngo dore imbogo hanyuma the so called manager bakagabana. Ntabwo ibyo bintu yabyumva, niyo mwateka ibuye rigacanira rigatukura. Abafite ishyari rero ry'ibyo bintu wapfushaga ubusa baraje bakwereka uko bamanaginga. Baraje bakwereka uko bamanaginga. Icya kabiri, ntabwo ari bugume mu cyaro, biriya rwose ni bwa primaire bwe, bwa bujiji bwe. Nagerayo mukecuru apfa kuvuga ati sabuni irashize gusa, arahita afunga igikapu ati ubundi ntarabo musitari se, ntabwo mwamesaga se, ndabyanze nisubiriye i Kigali. Araje humura. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas, in your services. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV, tubahaye ikaze umerere mu mpande zose zisimbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane uko nawe mutwereka urukundo umunsi kundi. Umunsi turi kumwe na Rwema, navuga ngo ni umusangwa hani wacu, n'ubundi ni ibisanzwe, ntago navuga ngo numushyitsi ngo yivuge. Tuguhaye ikaze Rwema. Murakoze cyane. Umeze gute? Ndaho bisanzwe. Wambaye neza ariko ngo sinjya mbwira abagabo ngo wambara neza. Ibi ntabwo ari ibintu byanjye, nabanyoheje. Nabakoresha ushatse kuvuga iki? Nabanyoheje nyine ngo nambare gutya. Yego. Ariko ubundi simbikunda. Ngo waruvuye mu kirori ariko? Nari mvuye mu bukwe. Mu bukwe. Niyo mpamvu mbona akayisi uyu munsi wambaye neza cyane. Wari umeze neza? Yego. Urakomeye? Rwose. Ni iki kingaruye kuri iyi mihanda? Iki kandi noneho habaye iki kuko kingaruye? Erega rwereka nkubwire. Hari ikiganiro duherutse gukora n'abantu benshi, noneho ewana bakugiye inyuma, urabyibuka? Hari abakugiye inyuma benshi pe. Ati Rwema uri umunyabwenge, ati nyamara nubwo no mugabo avuga bamwe bakamutuka, ariko hari n'uwanditse comment uyisubiremo. Ati Rwema nanjye rwose ubushize naragututse, numva ko ibintu uvuga atari byo, ariko uyu munsi rwose numvishe ko nge nawe turi kumwe. Noneho uze kureba comment mu kiganiro deruka gukorana. Mperuka tugikora. Ariko ntabwo nigeze nsubiraho kuko natekereje ko kiri bumere nk'icyakibanjirije. Ariko naratekereje hanjye harya nzajya nirwa ndi gusoma ibitutsi by'abantu kubera iki? Nuko ndavuga ni nta mpamvu ihari. Icyangombwa nuko ntanga ibitekerezo kandi bikubaka umuntu umwe abahagije kuri njye, kuri wowe. None iyo babaye 2 3 baba barenze, babaye benshi. Yego. Nta ariko nta burakari rwose ngo siragaruka ku muhanda. Nicyo cyiza. Ahubwo nge mba mfite amatsiko nyine gukora munzana ku mihanda mba nibaza habaye agaki noneho, habaye agaki noneho. Hanyuma Rwe, mu minsi yashize nubwo ari kera hashize, ni ndumva ari minsi 2, umuntu witwa Vava mwaravuganye, mbora benshi bari kumuha inama ati wari kugenza gutya, wabwiye no mupapa nabi, ntago byari bikwiye. Abandi banyandikira mu gikari ati GASARO mujye mwigisha rimwe na rimwe Vava ko yakagombye kuvuga, twabajwe n'ukuntu yabwira mu papa nyamara nta kibi yamwifurizaga. Abandi bati Rwema cyangwa se yaratwikaga. Tubwira ubundi biriya byo byakiriye gute kuba umuntu yagusubiza kuri ya wenda wowe byari biri ku mutima wawe? Ubundi ngaya mwebwe. Mwebwe abanyamakuru ni mwebwe ngaya kuko nimwe mutanga izi platforms. Yego. Hanyuma hari ibintu bidakwiriye gutangarizwa rubanda. Bikaguma mu gikari cyanyu, sibyo? Mukeditinga ibintu nka biriya. Niba Vava tumushinja ubu primaire, sibyo? Akabuzana hano ku mihanda mukemera ko butambuka, icyo gihe mubana none muzi ko afite abafana benshi. Ariko nimba akubwiye w'ibimurimo kandi abizi ko burya ari kwitangaza makuru, ndumva twebwe nakosa dukora kuko Vava wowe aba yakugira muri. Oya.
umuntu akubwira ibimurimo ariko gutangaza nawe ugomba kumenya ibyo utangaza sibyo ntabwo ibintu avuze byose mugomba kubitangaza ngo mubishyire hariya kandi muzi ko afite abafana benshi icyo gihe mwaba muri kwihutisha cya kindi nababwiye cyo kuzima kwe hanyuma uriya natabitangaza cyangwa se njye ntabitangaza bigatangazwa n'undi nawe ni umuswa ariko wihitamo ko none se muba muri kurushanwa gutanguranwa ngo ngewe hatagira untanga kuba umuswa ariko nekereza ko icyo nekereza nta vava arabizi ko ari ku itangazamakuru sibyo hanyuma na Rwema nawe arabizi ko ari ku itangazamakuru definition nabahaye ya vava ni iyi mwamwisinjije ndetse biranamubabaza biramubabaza ari kubera yuko mutamuha umwanya ngo umuntu amusobanurire ubujiji bwe aho buri icyo wakoze warakikoze wamubwira uti vava igihumbi dukuyemo 100 ni kangahe uramubwira uti ibyo nibyo nkubwira byo gusubira ku ishuri mu magambo ye yaravuze ngo sinshaka kwiga uzigisha abana bawe urumva rero niba we adashaka kujya ku ishuri kubera icyo wamugani we utamugurira none se we ntabwo ari mu bana banjye mugurira iduka itungo cyangwa ntamaze kugira 2 yego hanyuma urashaka ashyireho n'aya 3 ataratwereka ko rimwe gusa rimwe arishoboye kandi ahari arahari ariko hashize nta cyumweru kirashira yego reka mu bihe nk'amezi 3 6 turebe nimba koko yashoboye korora ntabwo korora ari ibya buri wese yego kimwe nuko gucuruza atari ibya buri wese mu byo mwavuganye n'iki cyakubabaje ntabwo njya mbabazwa n'ubusa rwose yego none se njye nanjye kandi ntabwo narangije primaire vava yavuze ibintu byo kumbabaza biruta bya bindi biba mu makomenti hari yavuze subiza ni wowe ndi kubaza vava yavuze ibintu byo kumbabaza byaruta ibyari mu makomenti hari hasi mu kindi kiganiro hoya none se wagira ngo mbabazwe n'iki kuvuza uti ni mwari mukwiye kubitangaza niba mushaka ko yamamara sibyo yego mukwiriye kumenya weakness ze ziterwa n'ubujiji ubundi weakness za vava ubona niziye nka Rwema ari primaire ari brutal buriya mwiherereye muri kumwe sibyo ubu turamutse turi kumwe ngewe nawe sibyo nkamubwira ariko vava rwose urinjije nkagira gutya yafata umuhina agahita wunyasa oya nako ntibikabe yawufata agahita wunyasa ati ntabwo ngewe nshaka kwitwa injiji n'umuntu nk'uyu ko byabifasha indi ntera ariko umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ufite ubwenge butekereza neza iyo bakubwiye ngo urinjije uhita utekereza uti kubera iki ni izihe mpamvu zatuma banyita injiji yego ukisesengura nawe ukisubiramo ukareba yego warangiza ugafata icyemezo yego kijyanye n'ubujiji cyangwa n'uko utarinjije sibyo umuntu rero ubwira akakubwira ati wapi ngewe ndashaka kujya kwiga imodoka bukeye koko ndababona muri kwiga imodoka yego kugira ngo munyihimureho nicyo bisobanuye ni babyita personal revenge babyita personal revenge yego amafaranga mwatanze hariya ntabwo nzi umubare icyo nzi nuko nawe wari uhari ntabwo nzi umubare ahubwo ariya yari gukora yari kugura yari guhinga nk'amatarasi 2 y'ubwatsi bwa ryatungo urumva yego kubera iki none se koko na traffic police ko muyizi aho bakoreshereza ibizamini sibyo azahicara nk'icyamamare kizwi bagendere kuri ibyo bati icara mu kizamini ukore atazi gusoma no kwandika ubonye yabaye atarigeze amenyekana kuri iyi mihanda akaza akicara agakora akabona 0 cyangwa 3 cyangwa 5
cyangwa 12 akabona pasi akagenda, yego sibyo? yego ariko atarigeze amenyekana. None yaramenyekanye, amashuri ye arazwa. Muri kwiga imodoka ngo bizarangire gute? kuba inavuga yarize imodoka byaba ari ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Muri gupfusha ubusa amafaranga, yahinga amatarasi 2 y'ubwatsi bwa zanka ngo muri kwiga imodoka atazatwara. Niba adashaka kujya mu ishuri se urumva azatwara imodoka ryari? Azatwara imodoka nta perimi afite. Batwara imodoka nuko bageze mu ariko shuri, ntibyamenyekanye ko batize, bafite ukuntu biyaranje babona perimi, ntibyamenyekana. Urankurikiye? ndakumva. Abandi bo bariyaranje ku ruhande rwabo, ntabwo nzi uko babigenje, babona perimi. Hanyuma wowe byagaragaye kuri iyi mihanda hose ko utize, kunyumva? yego. Hanyuma uragiye mu kizamini cya provisoire, bazaguha agatebe wicare se? hari kazi gusoma. Urabizi neza. None se oya buretse ngendeye ku kuntu 1000 gukuramo rimwe kugeza n'ubu, kandi yari afite management, ataramenya igisubizo cyabyo. Azi gusoma no kwandika? Wigeze ubona ahantu yanditse? Warahabonye? aba kuri WhatsApp uramwandikira akagusubiza. Ninde ukubwira ko ari we wasubije? Nsubiza wumve, ninde ukubwira ko ari we wasubije, ko atari management? Ese management anose baba bari kumwe, ibyo ari byo byose nibagiye mu kiganiro. Ariko nge naba ndi kumwe n'undi muntu na Sandrine ndebera banditse ngo iki munsubirize gutya. Ariko rwe umuntu wageze mu 3 primaire ntaba azi kwandika. Ntabwo abazi kwandika. Ubuse ntabwo nigeze niga primaire. Ntabwo abazi kwandika. Ntabyo abazi. Buretse mbere yo kuvuga ngo no mu wa 3 wa primaire tujya muri fungura ikiganiro kimwe icyo ushatse cyose, nkweretse abize ukuntu bandika. Muri make rero bya bindi rwema n'abarangije secondaire nzi uko bandika kuri iyi mihanda, ndabizi neza. Mporana gahinda kenshi, ntazi n'igihe kazarangirira k'ikinyarwanda mwandika hano kuri social media. Kandi iyo wanditse ubundi ni wowe ubuje hariya, uzanahaguma. Ngo inama arashaka kwandika intama. Igihekane cya nanata kizwe mu wa 2 wa primaire. Abantu barangije kaminuza hano barandika ngo inama, inare, umuntu. None uwivugiye ko yagarukiye atarangije, yagarukiye muri 3e primaire, niwe muri kumbwira ko azi kwandika? None nde kumuha offer ajye mu ishuri yiga, kandi afite ubwenge, yaba n'uwambere agezemo. Aho kumushyigikira mutirati igire kwiga imodoka. None kavuga ko adashaka kwiga se, wa mugani umuntu wamushyira mu ishuri kungufu. Hanyuma se ubwenge bwe bushobora gufata icyemezo cyiza nk'icyo cyo kujya kwiga, ariko nyuma ya raisonnement y'abantu nkamwe mushobora kumwinfluencinga. Uretse mushobora kumwinfluencinga vava kemera akajya mu ishuri akiga. Kandi namuhaye tip, ndamubwira nti ujya wumva urunana? Ati ndarwumva kuri BBC. Hakinamo na musaza we bampora iki? Ntimuheruka kumwumva nyine kubera ibibazo byamubayeho. Yego. Bushombe ntabwo yiga ari umugabo ufite umugore, akigana n'abana be bakerere. Yego. Bakamurusha n'amanota. Ariko rwe bakirwa barushanwa amanota. Hanyuma Bushombe mu kiganiro muri cya BBC mu runana ntabwo yarangije primaire, ahereye mu wa mbere. Byigisha ikize? Byigisha ko hano hanze isomo rivamo mu makinamico nkari. Byigisha ko hano hanze hari abagabo n'abagore batazi gusoma no kwandika, kandi byari bikenewe ngo ako kamaro kabyo bibe muri izo famille, bafata inzira bajye kwiga.
ubu rero nicyo byigisha. Rwema n'uyu munsi uracyashimangira ko vava ari injiji byanamubabaje. Umva, ahubwo umuntu utarabona ko ari injiji niwe njiji kurusha. Hanyuma maze zikamwayo zitahanye. Niba nawe ubwawe utarabibona ko ari injiji, ni wowe turi gukorana ikiganiro. Uriyo nyuma ya vava, hanyuma zikamwayo zitahanye. Kandi ibi bintu ntubisibi, sibyo? Njyewe se iyo nsobanura ubujiji, njyewe rega definisiyo y'ubujiji muyumva nabi. buretse nanjye ndinjije kuko hari ibyo ntazi. Njye ntabwo nabihakana rwe. Ntuzi ko nanjye mpora mvuga ko ndinjije ku rwego rwanjye. Ndinjije kuko nanjye hari abari hejuru bandusha ubwenge, nabo bakagira abandi bari hejuru barusha ubwenge. Reka mubwire rero mu minsi mike yatumanye nge nawe impamvu nkwitinjije. Nuko ugira amarangamutima, sibyo? Noneho ya marangamutima yawe akakwerekeza ahantu, urumva? Ugashyiraho umusumari, warangiza ukaba deceived, ukaba desi, ukababara. Buriya vava hora kubabaza kenshi nkanabibona, urumva? Nkanabibona. Niba mbeshya bitangariza reka mbanze ngusubize. Nyine buretse mbanze ngusubize. Tumaze gukorana na vava ibiganiro bibiri. Mubwira uti umupapa witwa Rwema yifuje kukwishyurira ishuri kucyo udashaka kujya mu ishuri. Njye mbivuge ku itangazamakuru. Akavuga ati njyewe ninjya mu ishuri nzahora ntekereza mama, ese afite icyo kurya, ese itungo ryanjye ryabonye ubwatsi, ati nicyo nakitekerereza. Njyewe kwiga ntabyo nshaka, nibinashoboka njyewe nzakora, sinyeneye kwiga. Hanyuma se kuvuga ngo nitumushishikariza kwiga, niba tumubwira nyirubwite uwo biriho akakubwira uti nge sinshaka kwiga, no kubera ko iterambere ryanjye si ukwiga, ni nakakubwira. Bikwiriye gutwara igihe gishoboka cyose, wenda hazakorwe n'imyaka 3 n'itanu, sibyo? Muhatira mukoresha ubwenge, mubukoreshe kugeza igihe azemerera kujya mu ishuri, sibyo? Ahubwo se wazabukoresheje uretse se nka wa mupapa noneho twizeye, wa muntu agifite imaje ye mu mutwe mbi, ntabwo yamurezona ngo byumvikane. Bikunyumva? Ntabwo ngewe nonaha ndi uwo kurezona vava agifite imaje mbi yanjye mu mutwe ngo byumvikane. Ariko iyo ejo bundi mumpamagara akavuga ati yari yatangiye no kuvuga ati ubuwe ku wa mbere nzafata inzira njye kwiga, ni rwose uzagenda, nari nzi ko biri serious, urumva? Ego birashoboka ko yafata ririya jambo agasanga nta kindi gisigaye koko ari ukujya kwiga, akubahisha musaza we bampora iki ukina mu runana, bakina amasomo menshi ariko harimo kwiga kw'abantu bakuze cyane banamuruta, urumva? Biriya rero bigenderaho gutyo, ariko ntibikwiriye kugenderaho gutyo. Impano ye uriya mukobwa niba ihari koko, sibyo? Uretse yuko mwebwe iyo mubona siyo mbona, ngewe mbona ya komedi yo yayishobora. Komedi yayishobora, wamuha role, urumva? Aramutse ariko yaragize ate yarize ya primaire gusa, utagira amashuri menshi bihambaye, wamuha role akayikina neza kuko azi no gufata mu mutwe. Yego. Hanyuma akayikina neza ukwiri, nk'uko ni bande bankinira ibintu nkumva nibyo ko bariya ba papa sava, sibyo? Yego. Ba madederi buri uzagenda umwigane ntiwabishobora. Ba rugaba bariya bose. Undi ninde na Ndimbati burya yarakinaga, sinzi undi nibutse ni digidigi. Uko ndi kubatondeka ukuri ari gutinda kuza, abaza vuba nibo bakina cyane. Hari undi badukanye bita Hatunge, urumva? Bariya bose impamvu ubona bakina ibintu bigakinika bigashimisha abantu kuri iyi mihanda, kandi bikarangira basetse bagatahana n'isomo, nuko bize. Kandi buriya uwize make muri bo ni primaire nyine, wenda yagarukiye no mu wa 5 da, kuko hari aho umaze gusoma no kwandika byose ubumaze kubimenya, uzi imibare idahambaye, guteranya no gukuramo, wenda kugabanya utabizi no gukubada.
nuko ati ndashaka boutique ibyo byose kuri iyi mihanda nuko bayariye kandi narabivuze mbere yaramaze kubona nka miliyoni zirenga 2 bagabanaga bakaringaniza amakuru mfite nuko hari umuntu wamwohereje amadolari 1,000 sibyo hari na yandi yose duhereye no kuri bya 20 bya supermanager ugateranyaho inka inkoko biki ihene ugateranyaho nibindi njya numva ngo nibibweju nibiki oya harimo amafaranga menshi manager sinakubwiye ukandakarira sinabireba the so called nkuyimba izina ngo the so called manager waranda narakubonaga ko ufite inyungu mu wo wita umwana ariko inyungu utazashimwa none se ubu birangiye gute manager nge ntabwo nkeneye kwigishwa ubwenge mfite ntabwo navuga ko buhagije ariko burahagije ngo mbone ibiri gukorwa menye ibiri behind nibizakurikiraho sibyo hari ikintu kiba ntarakibabwiye mbere none vava yasubiye mu cyaro none tumaze gukora mu kanya ngira ngo mbishe ikiganiro iwacu ibintu uvuze ni ukuri cyangwa uratwika ibintu numvise uvuga nibyo cyangwa uri gushaka gutwika nawe ntago ndi gutwika hanyuma se mu kanya sinakumvishaga ikiganiro se avuga uti nge nigendeye ariko navuye nk'Ikanombe njya nka Nyabugogo ubwo niho kure hashoboka mu cyaro nanone mu cyaro Nyamasheke noneho muramukuza yikiza ariko muhumure ntabwo ari bumareyo kabiri umuntu ngiye kubabwira umugani w'ikinyarwanda umuntu asiga ikimwirukaho ariko ikimwirukamo imbere ntabwo agisiga vava nabonye abwira nyina kwa kundi nabonye hariya mu mata cyakora mva social media ziragapfa hari ibyiza zazanye ariko ibibi zazanye nubwo ari byo bike birakomeretsa cyane umwana w'umukobwa w'imyaka 24 arifata akabwira nyina kuri w'umukecuru twubashye twese twafata nka mama utubyara akamubwira kuri kamera buretse kuri kamera cyakora koko isana afitanye na Bamporiki biragaragaye Bamporiki naravuga ati mama naramubwira ati mwana wati uri kumwe nande uri wenyine nkwibwirira akantu ati ziraje zikwiyegereza ubundi zikurangiza inki nta muntu utazi icyo yavugaga hariya sibyo ariko Bamporiki cyatumye atinda ahangaha nawe ntawe atandukaniye n'uriya ni ukubera gusa ya mashuri Bamporiki yarazaga agacukura tuwarete 5 yajya guhembesha bakamutera inke 2 n'umugero umwe akajya gucukuriya 6 ntabwo yahitaga asubira mu cyaro uri kunyumva kugira ngo urambe kuri iyi mihanda ugomba kugira icyo bita endurance kwihangana kurenze ugukenewe cyane uri kunyumva kugira ngo urambe kuri iyi mihanda hano i Kigali uhabe hakunde ugomba kugira kwihangana gukomeye cyane uri kunyumva yego ndakumva kugira ngo rero ushobore kugira kwihangana biterwa n'ibyo uba waranyuzemo byinshi cyane sibyo nibyo biguforma none we kavuga ko atazagaruka muri Kigali kandi ndakubwiye ni iminsi 2 ndi buguhe gusa ntabwo iri burenge aragenda agereyo urumva namara kwicarana na nyina bakayaga uko byagenze nyina ari mu mubwira tuzi kurinjije koko atuwazanaga amafaranga urumva tukagura inkoko n'ihene ukagenda ukaririmba si nyina uri bumugire iyo nama wenyine naba abafana bose baraje babimubwira uri kunyumva bose bamubwira tuzongera guseka ryari urumva hanyuma manager we buriya usibye aramutse atagira ubwenge nawe sasa aramutse atagira ubwenge yamurekura none aguma muzirike
kandi bagabanaga. Rero uzi kubona amafaranga hano i Kigali yizanye bakagabana bakaringanyiza amadolari 1000 akaza agahita afata 500, uzi kugira ngo ubone 500 ku kwezi hano mu mujyi icyo bisaba nako wowe urabizi kuko urayakenera. Ntago byoroshye. Utayakenera simba nicaya, sibyo? None we bagira gutya SMS kaza miliyoni kabirinjiye bagapasura gahita ashyira 500 hariya ku ruhande. Umva, cyakora Imana ifite ukuntu twese tugaburira. Uriya mubyeyi Raila, the so called manager, akora imibare ikarikiye neza kuko warayizi. Yari yanayikoze mbere, ahubwo tumumenera ishishi mu isosi. Urumva? Yego. Ntabwo vava ari bumare kabiri, ahubwo abantu bagiye kumutoragura atari bo barushye sha. Bya bindi ngo umuhini uruhira umwuko. Uzi icyo bisobanura ibyo se? Umuhini uruhira umwuko. Bigenda gute kugira ngo umuhini uruhire umwuko? Iyo bakubwiye ngo umuhini waruhiye umwuko wumva iki? Ereka gerageza usubize. Ubwo nyine umwuko uva muri wa muhini. Umwuko surawuzi? Ndawuzi. Ukora iki? Urasonga ubugari. Usonga ubugari. Umuhini wo ukora iki? Urasekura. Urasekura. Hanyuma uruhira umwuko uterero. Nicyo ndi kubaza. Urumva nimba usekura umwuko uva ku muhini? Oya, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umwuko urukwawo, umuhini urukwawo. Umwuko tusonga ubugari. Yego. Umuhini nawo ugasekura iki? Iki? Isombe, intuzi. Oya, imyumbati. Imyumbati byose rabisekura. Oya, turi ku kibazo cy'umwuko n'umuhini. Ubwo ntabwo wajya kuvuga ko umwuko bajya gusonga bwa bugari ari umuhini wavunitse usekura ya myumbati. Umuhini uravunika ugasekura, urumva? Uwasekuye cyangwa undi bafatanyije afata akayungurura, hanyuma umwuko shadow ujya mu mazi wigirira gutya. None inama wagira manager ni yihe? Batamumutanga kandi akoresha uko ashoboye, dore ko n'impamvu bari kumbwira zatumye agenda atari we zaturutse ku mukobwa we. Ko none ko numvishije muri audio twakoranye iri kuri iyi mihanda avuga ati ngewe n'amasezerano nayashesheje. Arasesa azi n'amasezerano. Ese mvuga ko yabihimbahimbye nyine. Buretse. Ntabwo mwibuka ibitutsi mwanutse mbabwira ngo the so called manager, nkongera ngo the so called bipapuro. Urabyibuka aho hantu? Ndabyibuka. Ntabwo nari impara, ariko ibyo bintu byose mba mbireba. So ntabwo afite ubushobozi bwo gusesa amasezerano, kuko n'amasezerano ntazi icyo ari cyo. Ni ikibazo cya ya primaire. Urumva? Ya brutalite iri mu mutwe. Mu kanya niba mubwira bati isabuni irashize, uri kumva? Yego. Mu kanya niba mubwira bati isabuni irashize, ubwenge buragaruka. Yumve ko agomba gusubira i Kigali. Kandi muri iyi Kigali umuntu ahazi ni manager. Igihe ariko manager aba yarangaye, kuko abandi bagiye guhita bamutorago, ntabwo biri iminsi nkunda kuvuga ngo ntibiri bumare kabiri. Urumva? So nta nubwo biri bumare kabiri vava ari mu cyaro niba yagiye, kuko icyo yahahunze arakize. Umuntu ahunga ikimwirukamo, ariko ikimurimo imbere ntabwo cyo agihunga, kiramuhitana. Wari ubizi ibyo bintu? Ikikwirukaho kiraguhitana. Iyi Kigali yarasigaye yisiga ibintu ntazi ubwoko bwabyo, arayivamo. Kigali Nyarugenge igendwa n'uwifite, urumva? Kandi iyo wayigezemo, urumva? Nusha reference ntago twese tubyisiga. Okay, ndi kureba ko wabyisize, ndi kureba ngira amaso. Kandi nimwe mu mushuka n'ubundi mukagenda mukabimusiga, ntabwo azi. Ndarega. Reka dore aho nibereye, sibyo?
njyewe Rwema nageze muri Kigali mu mwaka w'1900 nageze muri Kigali mu mwaka w'1984 nibwo bwa mbere nakandagiye Kigali. Wari wambura kuri iyi mihanda? Oya. Ubu se ntabwo ngiraho nkomoka? Yego urahagira. None ze kuki ntasubirayo? Kuki ntasubirayo buri munsi ngo mbe nagiye nuko nari primaire. Nge murantuka ibitutsi mwanutse. Mba ngeze Zambia. Ugenda. Mba ngeze Zambia. Uri kugenda. Ntabwo azava Kigali uriya mukobwa. Byararangiye uriya finish. Byararangiye. Icyazaba cyo cyose azakibera Kigali. Cyakora nyinagira amahirwe kuko uzajya mutuka wese azajya ahita amanuka. Urumva? Yego. Gusa nuko umanuka yagerayo bamubwira bati isabuni irashize. Ubundi mutarambona se ntabwo mwagumesaga ndetse ndigende ahita zinga igikapa zamuka yigarukire muri Kigali. Nuko bimeze gusa Imana yo mu ijuru uzamurinde batazamuterera indani Kigali. Oya se kandi. Oya bangu Kigali nibwo bundi bwoba mfite kuko impamvu ari kuva kwa Rayira ahita amanuka. Urumva? Nawe ari guhunga iyo nda kuko ntabwo ari kuva Kanombe akagera Nyabugogo adahuye n'abasore batatu bamubwira bati ngwino tujyane. Uri kunyumva? Ntabwo ari kuva Kanombe ngo agere Nyabugogo hanyuma uzanakimubaza azaje gusubiza kuko we nta kintu ahisha. Ibi mbivuze hano ntabwo yava Kanombe ngo agere Nyabugogo nta basore batatu baramubwira bati ngwino tukujyane iwacu. Urumva? Rero mfite ubwoba yuko bazamuterera inda muri iyi mihanda. Ko biteye ubwoba? Mana hagarika iki kintu kundi kukireba neza cyane. Cyihuse. Kuko bose ntabwo azababwira ngo ya. Mu izina rya Yesu. Bose ntabwo azababwira ngo ya. Nizihe nyungu ariko kukimutwara muri taxi voiture? Niwe yishyura se buriya? Iye taxi? Taxi zose ndi kubona agendamo. Niwe uziyishyurira? Sinzi bwizo taxi wabonye arimo. Yatashye mu yihe modoka? Simbizi yo yatashye ariko nabonye arimo rero ugasubiza ngo ntubizi. Niba utabizi kukimba mvuga ukabanza kungisha impaka kandi utabizi. Nta munyamakuru ufite imodoka. None se umunyamakuru ntabwo yashobora gutera inda? Nkubwira abanyamakuru bafunze bazira gutera inda se? Kabavuze siko n'abanyamakuru bagiye kumutera inda. Reka nkubwire nifitiye ubwoba. Kuko ibyo natinye byo narabivuze ndatukwa. Ariko mujye muntu kamumenya yuko muri kunyubaka nta gitutsi gihari hari. Cyaba icyo muri mpangara ngo uhangare ni igitabo cy'Ikinyarwanda kizwi gifite n'akamaro mu muco w'ururimi n'ururimi rw'Ikinyarwanda nicyo hanze yacyo. Wantuka ngo ngewe ndare ntariye mburare se. Urumva? Ndagira nkumvishe gato kuri nodiyo. Nekereza ko ukunda kuvuga nagiye nagarutse ndetse papa hari na benshi batekereje ko muri gutwika mukayanabonaga kuri comment ku kiganiro cyo na smart. Rekera bari gutwika sibyo? Ariko vava we ntabwo azi ko ari gutwika. We azi ko iyo ari reality. Abandi bo bari gutwika. Buri wese n'inyungu ze. Uri kunyumva? Yego. Wewe ubwe yavuze matingira ngo sinzi no kumvisha ati manager nimero ye nayisibye. Yayisibye ariko manager we ntiyayisibye. Ikindi aho atuye se nawe arahimuka. Manager aho atuye ari buhite yimuka kubera ko vava yatashe. So hanyuma ngo haye iminsi ngahe? 2. Manager narangara gatoya ntaje kumugarura. Kubera yuko sibyo noneho byagiye hanze. Arahagarika si inyungu zingana kuriya amuhebe atigenda. None niba umwe undi ari kuvuga uti nge sinzasubirayo wenda ati arashaka izindi strategy zimugarura. Ubwo ni ubwa mbere. Impamvu nshaka ko ashaka strategy zimugarura ni ukugira ngo abandi batamutanga akagwa mu maboko
y'umwuko, ariko mvuga umwuko n'umuhini waruri, urumva, araza kugwa mu maboko y'umwuko, hanyuma uwo mwuko nawo ntabwo bizaba biri free, nabo bazagabana, niyo batagabana akamubwira ati njyewe nzatwara 1/3 wowe utware 2/3. ni hahandi izi nyungu nta kirazira kubona umuntu aka kanya, urumva, utaramwubaka, ariko reka nkubwire, sibyo, simumbonye kuri iyi mihanda ejo bundi, yego, uzi imyaka maze banyubaka kugira ngo bambyaze umusaruro, nanjye mfite manager, ariko yamaze imyaka myinshi anyubaka. Urabanza rero ukubaka inyungu ukazihorera ukazasarura nyuma. None nicyo unenga manager buretse mu Bushinwa habaho ibihingwa ngengabukungu, yego, abagenda mu Bushinwa n'abariyo bakudukurikiye hano barabizi, mu bihingwa ngengabukungu biba mu Bushinwa hari igihingwa bita umugano, nkuko twebwe hano tugira ikawa, bo bagira umugano. Imigano yaho kugira ngo kamere byonyine kave mu butaka kagera ahangaha bitwara igihe byibura hagati y'imyaka 4 n'5. hanyuma icyobo ucukura ugashyiramo seed y'umugano, ugomba kukivomerera igihe kingana gutyo, mu gitondo na nimugoroba witwara indobo ujya kuvomerera, uvomerera, urumva, yego, bisaba kwizera gukomeye cyane, kuko hari igihe wahinze umugano umwe gusa umara imyaka 5 yose ntikamere, karapfiriyemo. Niba wahinze 10 hakamera 4 cyangwa 7, urumva, ariko iyo umugano umaze guhinguka urakuruka ikintu cy'inganzamarumbu kinini, ntaho gihuriye n'imigano y'aha ngaha ubona aha ngaha, urumva, kuko imigano ya hariya niyivamo ibintu byinshi cyane, yaba n'imiti, yaba n'amakara, yaba na products nyinshi cyane, izoza amenyo, izigira gute, urumva. Mu myaka 10 umara wita ku mugano, niba uri Umushinwa, niyo ikenewe the so called manager agomba kumarana n'umuntu mbere yo gutangira gukora ku gafaranga. None nicyo umushinja cyangwa umunenga nka Rwema? Nta munenza, ariko biriya byo kugabana ntabwo igihe cyabyo hari hasigaye nk'imyaka 5. Ariko nawe yarabivuze mu kiganiro nashyize uyu munsi, yaravuze uti nta kintu cy'ubusa atabana bumva management. None se nigeze mvuga ko ari ubusa? Ati ntago nafata umuntu, ntabwo nigeze mvuga ko ari ubusa, kuko nanjye I manage you. Ntabwo se yamwitaga umwana, bakanya turabyibagiwe. Hanyuma umwana, abana ko mbagaburira nkabitaho byose bishyura ngahe, na minerval n'ibiki byose banyishyura ngahe. Hanyuma se noneho nanjye ndashaka kumwishyurira ishuri ngo tuzagabanira, tuzajye tugabana ubwenge bugiye mu mutwe. Oya, neza ubwo nge ndashaka iki? Management, inyungu za management urareka ukabanza bya bindi nakubwiye, sibyo? Wabonye ko urabanza umuntu, harya ngo hari izina yiyise narikunda cyane, bihwanye nuko ari koko, ngo ndi inturumbutse. Indaryise Fava ntago naryumvise, yararyiyise ati abantu bamfata nk'inturumbutsi, sibyo? Iyo nturumbutse urayifata, urumva, igeze i Kigali, ariko mana yanjye nuko ukiri mutoya. Ubu twebwe tuba twaranyuze muri byinshi, kuriya twakira abakozi bo mu rugo. Umukozi wo mu rugo urambye iwawe ukabona azaba umukozi, urabanza ukamwigisha, akamenya uko bakoropa, akamenya uko boza ibyombo, akamenya uko bifata imbere y'abashyitsi, urumva, ukabimwigisha byose, kandi ari nakumuhemba. Umusaruro ukazaza nyuma y'amezi 9, 10, 12 umwaka,
maze ikimbabaza abandi bahita bamugutwara. Urumva umukozi wo mu rugo ntabwo aza ako kanya ngo aze ahita amenya gukora akazi. N'ibi bya management nuko iyo umuntu aturumbutse mu cyaro akaza aririmba ngo dore imbogo n'iki byose ukabona abantu barabikunze ukabibonamo inyungu. Ndamukunda cyane kuko ntabwo ari abantu benshi. Uwo nkunda cyane ariko ntabwo ari uriya, ndavuga manager. Azi kubona opportunity. Nabisi izina les opportunistes, urabyibuka? Azi kubona kurusha abandi bose. Abantu bose se ntibabibonaga hariya ngo yahereye kwa Rose, sibyo? Arayimukajya kwa Mbabazi, sibyo? Yego. Hanyuma undi abibonamo umusaruro, arabatanga mwese. Abo bantu ntabwo dufite benshi muri iki gihugu. The so called manager ntabwo dufite benshi. Umuntu ushobora kubona inyungu nk'iriya, ahubwo ntabwo yashoboye kuyimanaginga, yarashyuhiranye. Urumva? Yagize amashyushyu cyane. Yari kubanza akamurera, akamutoza imico n'imyifatire by'i Kigali. Bikunyumva? Akamuvanamo buriya primaire bwose bwo kuba brutale no kubwira abantu nabo wabonye wese uhereye kuri mama biriya byo kabisa wapi. Ntabwo ndabyakira, ntabwo biriya ndabyakira. Abakecuru bariya bangana kuriya bari muri kiriya kigero. Sibo gusa nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ko buri muntu wese akwiriye icyubahiro. Bikunyumva? N'umwana muto yakwiriye icyubahiro mu kigero cye. Ariko iyo umuntu arengeje imyaka 50 akagera muri 70 nk'iyuri afite 80, akwiriye icyubahiro kirenze kuko Imana yamugejeje hariya. Urumva? Yego. Yakuvuma umuvumo munini cyane wowe ugakenya kutageze kubera wamugaragarije icyubahiro gike. None hari umubyeyi wakonyeje, ni bibi cyane biriya. Hanyuma Dore Imbogo ramushinja iki? Nta mushinja iki se ko nshinja abafite ubwenge, ndashinja umuntu winjije hari icyo namushinja nyine. Abafite ubwenge b'ibyo mushinjwa nawe ibyawe wabyumvise na manager yabyumvise. Ngo ndashinjwa kuba ngo ngira amarangamutima ku bantu rimwe na rimwe. Ugahengamira ahantu hatariho. Twahakweretse. Buri komeza kwizirika kuri Dore Imbogo, twakweretse ko atariho ukwiriye kuba. Nuko mukanya mu minota 2 nkumva uramamagaye uri kurira ngo yagiye nyine. Yagiye kubera yuko ntabwo muri kumuha icyo akeneye cyatuma aguma hano. Hanyuma rwe hari comment nabonye ku kiganiro ati Dore Imbogo nawe yakoze kosa ko ntago yakiriye ko yagiye muri rugo ari umukozi, ati nawe ashaka kuba yakompeta n'umwana wahabaga. Ni kwinjije izimera. Ni kwinjije izimera. Wowe ugize amahirwe hano i Kigali kubona ahantu naho uramburaga karito. Uzabaze ba mayibo, ariko kuki utarakoresha ikiganiro mayibo ubu nguhaye umukoro, sibyo? Tekereza ahantu hari mayibo uzisange, uzihe mikoro wumve abana bafite ubwenge, kugira ngo abone aho arambika umusaya. Agakarito bari agakarito kwiyorosa, ntabwo afite icyo yiyorosa. Imibare akora ni myinshi cyane. Kubera iki? Aramara kukarambikaho harya babandi basimbuye ba Roko Defense ni bandi Daso, ba Daso n'abandi. Hari abandi bambara iyindi myenda itari Daso, babe baraje bakukumbe bajyane abasekirite. Yego, babandi bose bashinzwe gusukura hano mu mujyi. Bariya hari igihe babafata nk'imyanda bitewe na events zigiye kubera mu mujyi cyangwa no mu buryo busanzwe. Bo n'abacuruza udutaro n'abazunguzayi babatware, babo batajyanye iwawe bagera Kabuga, none kwa Kabuga, abandi bakabajyana mu bigo ngororamuco ngo babataye umuco. Ntabwo ari byo. Urumva? Bariya ni abantu bakwiriye kwitabwaho mu bundi buryo, kandi uburyo bwiza bwo kubitaho ntabwo bakura muri biriya bintu gutya brutalement. Ugenza gake. Kwa kundi hari umugabo njya nkunda yitwa nde wabaye umupasiteri yari umumayibo Theogene.
kwa kundi yavuyemo agahinduka umupasiteri hanyuma akajya biyegereza none no mu rugo akaba afite nawe abo yakuye mu muhanda. Ni kuriya bavana abantu mu muhanda. Ntabwo bizana pandagari ngo yewe pandagari ngo tugende, ntabwo bikunda. So uriya rero manager yagombaga, ntabwo byoroshye, atazibwira ko bizanamworohera, urumva, kandi agomba guhagarara ku ijambo rye. Niba ashaka kuba umugabo nkatwe agomba kuba manager. Ntabwo waba manager rero nta bantu managinga. Wesha no gufata n'izindi mpano. Nkuko n'undi no yabyivugiye uti vava niyo nta managinga nafata n'izindi mpano nkabazamura. Ntabwo ariko bikora. Ariko amenye yuko tuzamwita manager nyine azitweretse. Akatwereka umuntu nka Knowless. Akatwereka umuntu nka wa undi wamuhaye amafaranga yitwa Bruce Melody. Sibyo? Nuko ugomba kumanaginga impano, akatwereka abana nka babandi bamanagingwa na Irene, Dorcas na Vestine. Sibyo? Akabatwereka nyine bajya hariya bagatwika koko tukamanuka. Sibyo? Kandi tugatahana message, tugatahana amasomo. Sibyo? Urwo rugendo rero yatangiye naruvamo aka kanya azaba nsebeje. Uburyo bwiza bwo kunseba nkaseba, uburyo bwiza bwo kunseba nsebya nkaseba, nukuva mu byo nagushinje ko byakunaniye bitaramara kabiri. Hanyuma ari abandi banditse comment ati vava arihenuye bitewe n'amagambo yavuze ati ariko mumuve huriya rwose muhagarare. Ntabwo arihenura asazi n'ibyo ari byo, ntabwo azi ibyo arimo gukora. Yampaye ati ntaki ati rwose sinzi impamvu. Mureke gukora comment kuri uriya mukobwa vava, kuko ibyagendamo byose niwe wa wundi nababwiye, ntacyo bihindura na gito. Akeneye kwigishwa nkaho ari umwana w'imyaka 3, umwana w'umwaka umwe 2 3 kugeraho ngaho. Niwe wikora ibyo yishakiye, ava gutoba ibyondo ugaterura gutya kanakwanduza ubyishimiye, ariko urengeje 3 waragukandagiraho cyo gakubita. Sibyo? Ugakubita uti no ntabwo ari uko bigenda. So akwiriye rero urimo cyara akwiriye inkuni, akwiriye maternelle, akwiriye umubyeyi wo kumurera ahereye kuri, maze rero ntazavunika naheraho ngaho, kuko hari ibyo asanzwe azi. Urumva? Hari ibyo asanzwe azi, harimo n'impano za kavukire. Erega buri muntu wese agira impano, nuko bamwe batazimenya bitewe na circonstance barimo. Uri kunyumva? Rero iyo ubonye umuntu afite impano, iyo mbona cyakora niyo gusetsa abantu, hanyuma ngewe ari nge manager we nuko ntabikora, ntabwo na managinga siko kazi kanje. Ari nge manager we nabonye iyo mpano nayikoresha ku buryo njya nongeramo isomo. Urumva? Mu mpano y'umuntu please isomo na message, isoma abantu bari bukuremo n'ubutumwa. Nabonye hari n'abagira inama manager ati mureke n'ubundi nagaruka azongera agende, ibyo ngibyo ugomba kwicara ubimenyereye. Nyine agomba kubimenyera paka ko ari umuntu uzahoraza agenda mutuka biriya bitutsi byose akihangana nkuko natwe twihanganira ibitutsi. Uravuze ntazareka kumutuka? Uravuze ntazarekera gukumutuka? Ntashobora kurekeraho ataragira urugero rushyitse rwo kurerwa, nyine agahinduka umuntu avuye mu primaire. Aho none se buretse hari ubwo ari manager bagiranye ikibazo? Oya, mu magambo ye nayo yavuze ati ntago ari we. Si umwana w'imyaka 16 ashobora kuba ari nayo mfura we wenda. Oya, nuwo muri famille. Umwana yivugiye neza ko nabyumvise ko Rayira ari nyina. Rayira ni nyina. Mudahindura ibyo umwana yavuze. Nje bari barambwiye ko ari muri famille. Erega hano kuri iyi mihanda hari ibinyoma byinshi. Oya, nje wabimbwiye nababayo. Yes. Hano hari ibinyoma byinshi. None se Rayira ntabwo ubona ko ashaka gutwika nk'umukobwa w'inkumi? Baramubwira se ko yabyaye, ko afite umwana
ahubwo umwana nawe avuga ko afite n'abarumuna be sibyo reka arabyemera ko ari umugore utangana nk'uko atubwira utangana nk'ufite umwana w'imyaka 16 mwigeze mwumva se avuga imyaka ye nuko batayimubashije wenda ari kwivuga ubwo ngubwo mbahaye subject tuzareba intambara izarwanwa yo kuvuga imyaka ariko na Superman najya avuga ko afite 23 ntabwo byantangaza sibyo ntabwo byantangaza Super bayikinira uya bari kwikinira kuri iyi mihanda mugani wawe so reka rero mbabwire sibyo kuri iyi mihanda ntabwo ibihari byose ari ukuri sibyo cyakora ngewe nzakoresha uko nshoboye ntabwo nzagerageza njye sinjya ngerageza ndakora nzabaha ukuri kose sibyo kuri kwiki kuri buri kintu mumbaza nzajya mbabwiza ukuri ndabizi ko kubarya mukantuka ariko njya mpindukira nkabona muri message ni ukuri Rwema wese nzahandi nabonye ni kuri Max umuntu yanditse atuye umugabo mana yanjye ati ndamwanga cyane ariko mana nagenda nkicara nkashaka ikintu mwangira nkakibura ati ni ukuri mbabarire ko nkwanga ni ukuri namubabariye nanjye ntabwo ari we hari ibiganiro bigera kuri 4 natanze kuri Rwema Solutions kimwe kiravuga ngo ubwo rero abatarakanze subscribe baragowe birabagora kubibona ikiganiro cya mbere cyavuga impamvu 15 abantu bakwanga cyangwa zigutera wowe kwanga abandi rikunyumva nuko icyo kirangiye baranakirebye cyane kiraho ikindi muri za mpamvu 15 nashatsemo imwe ikomeye kurusha iy'inzindi yitwa ishyari rimera gute muri wowe kugeza aho rigutera urwango wanga abandi ntacyo bahora kuko ukagishaka ukagira ute ukakibura urumva icyo nacyo twagikoze gutyo hanyuma ni gutegura ikindi ni gute nabana n'abantu banyanga hanyuma dusa n'abasoza rwe niyihe nama none wagira manager cyangwa se strategy yakoresha nga mwigarurire kuno munsi umukobwa kuvuga iyo nama irishyurwa ngewe inama zanjye mwibuke yuko business yanjye yitwa Rwema Solutions I provide solutions sibyo hanyuma nanditswe mu bitabo by'ubucuruzi ko ndi manager sibyo yego ariko utanga ibitekerezo n'inama ku kintu runaka igihe mbona nzifite zishyurwa amafaranga facture wishyura mbere 118 ukazana receipt nkakugira inama rero nubwo hari izo ntanga hano kuri iyi mihanda izo ziri private izo zirishyurwa 118 ku isaha niyo mafaranga nkorera byatangiye bigenda bizamura ibiciro ariko ejo bundi tumaze kubona essence aho igeze tumaze kubona Uburusiya na Ukraine aho bigeze tumaze kubona Kongo na M23 n'indi mitwe y'iterabwoba irenga 200 hakiyongeraho n'undi mutwe witwaje intwaro witwa MONUSCO ibyo byose bitugiraho ingaruka nuko dusanga igiciro kigomba kuba 118 kivuye kuri 88,500 niyo yarariho hanyuma hari irindi terabwoba ry'Uburusiya no Amerika kandi nanone n'Ubushinwa bashaka kurwanana bakarwanira ku butaka bwa Taiwan none mu rugo buriya no kwa Dore IMBOGO hariya hahandi mwabonye ntabwo waburamo agashati cyangwa agakabutura cyangwa agatenge cyangwa agakombe kanditseho made in China ubwo rero reka ni position aho ibiciro bizaba biciriritse hubwo kuko ibindi byo bigiye kwikuba mu buryo buri exponentiel mugiye kubibona bya bitutsi mwantukaga muzanyifuza bikomere cyane ariko nzahora neza amaboko kuyafite ni inama si ubushaka yindi niyo ngiye inama ubwo nabishaka zakugana yishyira 118 hanyuma ikibazo ntabwo mubeshyera dore kamwere ikibazo cyanyuma uretse
buretse gatoya nkwereka ahantu nabonye akameseje ntugasomere publique oya ntago nabikora ntubikore kuko ntago ni na ngombwa burya ibintu by'umuntu biba private biba biri private naba nkubaza igihe utarakageraho yego none se rwe navuga ngo benshi batuturiya mukobwa n'ubundi bavuze ati twimugarukaho mwinamurenganya turamutse n'ubundi tubonye agarutse n'ubundi bakongera bagasubirana hari abavuze ati manager uzaba uri umusazi manager ntibikwiriye manager oya birakwiriye cyane ariko mu mama nawe yaravuze uti ngewe rwose nta kundi niteguye kuzahura mpangana n'ibi bibazo agomba guhangana kubera ko umuntu udahangana ntabwo ashobora gushobora ubuzima buri ahangaha urumva atanguranwe umwuko abafite umwuko batamumutanga kandi ari we muhini wasekuye kariya kantu wakora iryo somo waryumvise byoroshye yego niwe muhini wasekuye atanguranwe ko yarushye mbese amufata cyangwa se amuzamura akaba yafatwa n'abandi kuri uyu munsi kandi iterambere rye ari we warigizemo uruhare ariko undi aravuga uti ngewe rwose nta nka yanguriye na ka gaciro k'ibyo manager yamukoreye ntakabonewe soma aka kantu oya soma message no usome ntuvuge usomesha ubwenge gusa yego ntuvuge kuko uvuze byahita bijya kuri iyi mihanda yego iyo si message yese yandikiye umuntu yego nese urumva atashaka inama arazishaka ariko ugomba kumenya cost kuko niwe muntu wanabisubiyemo ko nta cyubu cy'iki cy'ubusa that is why it is 118 ntabwo ari we wenyine reka dusoze n'abandi barayishyira benshi nibaza kuza wa mugani kongera kwandika comment cyangwa se bamwe bakarakara abandi batirwema bakomeje kwishimira itandukana rya vava na manager kugira n'ibibazo ubona binshimishije ko biba bimbabaje impamvu biba bimbabaje ni uko abantu baba baranze inama natanze ngo bamugumane bakazikerenza nuko akabaca mu myanya y'intoki erega nanjye nkeneye ibyishimo byanyu iyo mwishimye nanjye ndishima iyo mubabaye mbabarana namwe niko Bibiliya itubwira ariko ntabwo naza hariya ngo nigaragure mboroge ku bintu ntakwiriye kuririra nge ndirira ibyo baririra ariko ibintu bitarimo content yo kurira ntabwo narira nayakurahe nakurahe ayo marira hanyuma n'icyo unenga manager manager rero ubwo muraje kandi nanone mumuzana nyibasire gusa ngomba kumubwiza ukuri kwa kundi narimo mbabwira yuko agomba kubanza akamurera nk'imyaka 5 rwa rugero naguhaye rw'umugano wo muri China batera ukazamerera imyaka 5 ukazerera imyaka 10 nibyo byamunaniye nibyo yagombaga gukora ntabwo Dore IMBOGO iriyanjije mbisubiremo bwa kangahe kugira ngo noneho byumvikane neza mu matwi ya buri wese ntabwo afite capacity yo kumva ko yagabana amafaranga na the so called manager uri kunyumva ndakumva we ubwenge bwe yumva ko ayo yakoreye yose nayo ari make urumva hanyuma hakaboneka umuntu umubwira ngo zana tugabane tugabane n'ibyanga bimeneke hari uwabivuze bimugeza kure na n'uyu munsi aracyabyishyura urumva ibyo bintu byo gutura ngo mugabane ntabwo ari kuri capacity yo kubyumva kuri uru rwego niko kuravuga uti narabyumvise n'ahandi ngo nta cyubu cy'ubusa yes nta cyubu cy'ubusa ariko ugomba guhinga avoka ugategereza ko naringeze hehe wari kuvuga ko nta capacity ye capacity ye ntabwo n'ubwenge bwe bucagase ntabwo byashobora kumva ko niyo mwakora amasezerano ameze gute ntabwo bwamwumvisha ko muri bugabane ahubwo we Dore IMBOGO uko ameze ayo yakoreye yose agomba kuyabona yarangiza kongeraho na wa mushahara mwasezeranye niko yabyumva ku rwego rwe ibindi mumubwira ngo muragabana
ntabwo kuri iyi level ye arabyumva. Byatwara rero nk'imyaka 5 yigishwa ibya management n'iby'ubuhanzi uko bigenda kugira ngo abashe kumenya ko mu buhanzi bwe hari icyo agomba management. Uri kunyumva? Ntabwo yumva ukuntu yirwa hariya ngo Dore IMBOGO hanyuma the so called manager bakagabana. Ntabwo ibyo bintu yabyumva, niyo mwateka ibuye rigacanira rigatukura ntabwo yabyumva. Hanyuma ngo harya ngo ni wowe wanshyize ngo kuri iyi mihanda, noneho yamatangiye kumenya ukuri kuri iyi mihanda. Narabibabwiye cyakora yamugejeje nyine kwa Roza, sibyo? Ariko umuntu wamugejeje kuri iyi mihanda bikemera twamuhurijeho ni Mbabazi Gerard. Ni naho yahereye avuga ibintu bya Dore IMBOGO, abantu mwese muramumenya, sibyo? Kugira ngo rero bikunde manager rwose uzashobore no kumanaginga n'undi witwe manager nawe tukwemere nka ba Muyoboke n'abandi ntiriwe namamaza ahangaha, biragusaba kugabanya inyungu, kwerekana inyungu ufite mu muntu, ugatangira kumukama nka kwa kundi Kanyombya yagiye kubona abonye umwana bamutwaye kandi yamunyweraga amata ngo amata barayatwaye. Murabyibuka? Ngo amata barayatwaye ngo namwe murambwira ubusa. So amata rero yagiye, ariko humura aragaruka vuba cyane, nuko ari buze mu maboko atarayawe. Nurangara ntabwo ukwiriye kurangara, kuko ejo bundi hari umuntu wo muri Canada wohereje amadolari 700 bukeyohereza andi 400, biba 1,100, sibyo? Murapasura ubwo se si 550. Uzi kugira ngo umuntu ayinjize hano nukubira icyuya. Abafite ishyari rero ry'ibyo bintu wapfushaga ubusa baraje bakwereka uko bamanaginga. Baraje bakwereka uko bamanaginga. Icya kabiri, ntabwo ari bugume mu cyaro, biriya rwose ni bwa primaire bwe, bwa bujiji bwe. Nagerayo mukecuru apfa kuvuga ati sabuni irashize gusa, arahita afunga igikapu ati ubundi ntarabo musitari se, ntabwo mwamesaga se, ndabyanze nisubiriye i Kigali. Araje humura. Ndumva twasoza gutyo, sibyo? Nta muntu tusigayemo ideni, sibyo? Abantu bose twabagira inama, abatukana mukomeze mugire courage rwose. Reka dusoze dutegereze iyi mihanda n'ubundi, ubwo bava nagaruka n'ubundi imihanda muzongera mubibone nta kibazo. Ndirweme ari kuvuga ati nge bahaye iminsi 2 bava kagaruka muri Kigali. N'ubundi reka dukomeze dutegereze twihanganye. Rwe wakoze cyane, kandi wa mugani abagukeneye bakomeze bakugane bishyira 118 nyine utanga inama. Nuko rwose wakoze cyane. Merci. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni SWATAS. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @SWATAS no kuri 0787 024 513. SWATAS, in your services. GASARO TV.